nasetse cyane navuganye na musaza wa Mutesi. Yego. Arambwira ngo n'udukweto twa Mutesi zinadupfundura. Eri Wemba, reka mvuge Wemba kuko ni musaza wa Mutesi muvuge. Umuntu wabaye umukozi wanjye. Nakoresheje. Yego, nari umugabo ntiyahabwa intebe, tubari ko tubyita. Rero nuwakubereye umukoresha igihe runaka, uzamusuzugure. Kuko hari icyo yakoze icyo gihe. Ubwo nsubije musaza wa Mutesi. Ibyo yambwiye. Arirabura. Yambaye ibyirabura, umutima we urirabura. Ntabwo arera, azera nuko yubahirije amategeko y'igihugu n'amategeko y'Imana. Uyu munsi wa none social media aho zaziye zatangiye gusenya ingo za benshi dushingiye ku bazibamo. Aho ubona abantu baza bakiriza kuri social media, hari abadamu bamwe na bamwe bakora sex imibonano yo kuri social media online mugwizana n'ibyo kudatanga ibitunga urugo, ingaruka zabyo. Umwe mu bakora, umugore ashobora kuba akora, umugabo adakora, n'umugore nawe umugabo afite uburenganzira butanga ikirego ku mugore adatanga ibitunga urugo kuko niwe ufite akazi. Amategeko yemerera umugabo gutandukana n'umugore kuko umugore yanze kununga cyane rwose, amategeko arabyemera. Reka twongeye tubahe ikaze nanone aho muri hose ku isi. Mbabwire ko nkuko mubibona hano imbere yacu turi kumwe na Pastor Claude. Umeze neza papa? Umeze neza musore. Urakomeye? Yego ndakomeye. Iminsi myinshi cyane kabisa. Mu minsi yashize nabonaga imijugujugu ari imijugujugu, ariko na n'ubu iracyagukurikirana. Ntabwo intambara izashira, ntabwo amahoro azahora, keretse ibyaha n'urupfu bitsembwe na Yesu. Kwirembo ubari kwirembo, nuko araje Yesu araje kandi ageze kwirembo. Ndagusubije. Ushatse kuvuga ko ibibazo bigeze ku irembo cyangwa birinjira cyangwa birasohoka? Ntabwo intambara izashira, ntabwo amahoro azahoraho, keretse ibyaha n'urupfu bitsembwe na Yesu. Rero bambwiye ati imijugujugu muri social media, imijugujugu rero ntabwo izashira, izahoraho. Imwe ivaho iyindi iza, uruvugo ruvaho urundi ruza. Yego, kuko imijugujugu nirangira muri social media, icyo gihe YouTube, umuzungukazi wa YouTube yahita yikuraho. Pastor ngo umereye nabi rwose. Pastor Mutesi ko na n'ubu ntabwo uremera ko ari umugore. Oya, ni umugore. None se atari umugore, ni umukobwa. Umugabo. None se umumama w'abana, ni umugore wabyaye, washatse abagabo. Ni umugeni nako. Oya, yari umugeni, ariko ubu ngubu urumva wari kuzamushaka ntabwo akiri mu isi y'abazima. Ariko uvuze ngo ntabwo ari umugore, ni umugore. Ni umugore. Utamwise umugore ahubwo waba ufobeje igitsina gore. Ni umugore w'umugabo wa mbere, w'umugabo wa kabiri. Ahako si umugore w'umugabo wa gatatu witabye Imana. Shingiye ku gisa abandi bavuga ko umuntu ngo yakowe agasabwa bagafata n'irembo. Yego. Ko umuntu aba yemerewe kuba umugore. Iyo nyigisho rero uzayikwigisha uzamubwenge wacu suko twatojwe mu muco nyarwanda. Yego. Ibyo byari ibya kera mu babyeyi batubyaye bafite imyaka za 80, 90. Abo ngabo kera bafite uko babigenzaga. Urumva ibya kera, urumva wumvise DC TV. Ibya kera sibyo by'uyu munsi. Yego. Baca umugani mu Kinyarwanda ngo amase ya kera ntagiho mu rutaro. Urumva kera hariho mbere ya jenoside ngo hariho perezida Habyarimana. Sinzi nga komini bwe yagiyemo abemerera amabati. Urumva? Yego. Noneho bategereza amabati yari yayemereye. Kera bitwaga abatwa. Kera ni kera ariko subu mu nyito z'uyu munsi dufite inyito nshyashya. Urumva kera hari ivangura ry'amoko mu buryo bumwe cyangwa se ubundi. Urumva? None icyo gihe baravuga batari ko se wakwibutsa cya gihe tukareba ko hari icyakorwa. Na ya mabati watwemere ntayo twabonye
urumva Yego. hari abantu bemera ibintu rero barangiza ntibabisohoze bagiti unanisikia iyo nyito warayumvise kera ko Habyarimana yemera amabati ntiyatanga BigTown dusobanurira ahubwo hamwe urumva rero kirazira ko umuntu w'umuyobozi ajya ahantu uzarubenya kwa perezida wa Repubulika wacu Paul Kagame ahageze niba bamubwiye umuhanda Minisiteri y'ibikorwa remezo ubwo ako kanya direct bahita batangira gufata inyigo y'uwo muhanda cyifuza n'itegeko icyifuzo niko bimeze niba ari amazi nyakwa perezida wa Repubulika yemeye akarere kamwe mu karere ahantu runaka ubwo icyo gihe n'ubundi Minisiteri y'ibikorwa remezo na wasake ubwo icyo gihe basiga bafashe icyo bita inyigo niba ari ibijyanye n'ubuhinzi ubwo icyo gihe gahunda Minisiteri y'ubuhinzi n'ubworozi ni gahunda cyane niba ari iby'uburezi Minisiteri y'uburezi nuko bigenda rero icyo gihe mbere y'intambara mbere ya jenoside yakorewe abatutsi icyo gihe Habyarimana ngo yagiye ahantu aravuga ati mbemereye amabati bazabaha amabati ayo mabati ntibayabona urabyumva rero nishatse kuvuga rero ariko ni abaza kumva mvuze iyo nyito y'abatwa ba kera uyu munsi ntabo tugira urabyumva neza uyu munsi iryo zina ntarihari urumva kera habagaho ngo imodoka ugasanga imodoka ifite plaque ya Butare plaque ya Gitarama plaque ya Kibungo mbese buri modoka ikaba ifite plaque ya prefecture ariko uyu munsi plaque ni R nuvuga ngo n'u Rwanda hagakurikiraho imibare ivangavanze ukuntu idatandukanya amakomine uturere n'intara so urumva ro kera habagaho amazina y'amateka so ubwo turi mu mateka ya kera amateka ya kera rero turifuza ko turi mu mateka mashyashya atujyana mu iterambere ryiza atujyana heza ubuyobozi bwiza ni iterambere rya buri muntu wari we wese dufite ubuyobozi bwiza burebereye umunyarwanda uwo ari we wese tunashimira leta y'ubumwe bw'abanyarwanda iyobowe na nyakubahwa perezida wa Repubulika itavangura itanga igitekerezo ku munyarwanda uwo ari we wese buri muntu wese akibona mu cyo yifuza kuba yibonamo so ibyo rero turabishimira ubuyobozi bwacu bw'u Rwanda inzego zose muri rusange bagiti unasikia aha yes ibyo ngibyo byose uvuze hamwe akabi nabyo bigenda bikatuzanira ku isi saha kugira ngo umuntu yemererwe kuba umugore ari uko aba yaciye imbere y'amategeko bitandukanye na bya bya kera mbere muri ibyo bihe by'abo bantu izi saha nimba umuntu ashobora kuba ati nimba wafashe irembo ugakwa ibyo ngibyo ntabwo bikugira umugore w'umuntu oya ntabwo ari byo leta y'u Rwanda ishishikariza abanyarwanda n'abatari abanyarwanda abantu bose muri rusange bashakanye binyuranyije n'amategeko kujya kwiyandikisha mu irangamimerere rya buri murenge aho babarirwa kugira ngo basezerane abana babo ejo batazahura n'ibibazo abana bajye mu irangamimerere so iyo umwana atari mu irangamimerere kuzabona icyangombwa runaka biramugora namara gukura ntazabona indangamuntu nakenera icyemezo cy'ishuri runaka muri migration gufata passport cyangwa se ibyo byose ni ibibazo so urumva rero iyo umwana atari mu irangamimerere ry'igihugu bivuga ngo icyo gihe ni ingaruka mbi zituruka ku babyeyi bamubyaye rero nta muntu wabwira umuntu ngo fata irembo numara gufata irembo tanga inkwano birangirira aho ngaho bivuga ngo icyo gihe haba harimo ibishuko byinshi rero nta munyarwanda muzima wakora ibyo bintu bisa gutyo yego izi saha n'ahantu nshaka no kubiganisha nuko mu minsi yashize nigeze kubona ni space ni record gutyo yangezeho umwe mu ba YouTuber bameze neza cyane i Kigali no mu Rwanda muri rusange avuga ati se nimba ibi bintu twa tumenyereye abantu bo ku mihanda nkatwe none ibintu byadukira abapasteri twebwe wenda ku mihanda reka tubyituraye yego abo ku mihanda ariko ukumva nyine ashaka kugira ngo yerekane ko bya bintu byo ku muhanda yego reka tunerure bwaburaya bwageze no mu bapasteri nimba umuntu ashobora kuvuga ati rwose akarira kavuze induru hariya nimba nk'isaha wenda nshobora kuba nkundana n'umukobwa runaka yego nagira ikibazo cyangwa yagira ikibazo cyangwa n'umutipe wari wese utabona mu rusenge utazi naho ruba yabura umukope we yabura kopine we akavuza undi ati umugabo wanjye yapfuye kandi umuntu yitwa umugabo wundi ari uko byagenze kwa kundi byose biri mu mategeko izi saha nimba kuko byatangiye ikizira cyageza ahera niko nabyita
Bibiliya iravuga muri Matayo 24:14-15 14 haravuga ku murongo wa 14 haravuga ngo kandi ubutumwa bwiza bw'ubwami bw'Imana buzigishwa mu isi yose ubu buhamya bwo guhamiriza amahanga yose nibwo imperuka izahera ku isi. None ku murongo wa 15 akavuga ngo ubwo muzabona ikizira cy'umurimbuzi gihagaze ahera h'Imana ubisoma abyitondere. Bivuze iki? Ubwo muzabona ikizira cy'umurimbuzi gihagaze ahera h'Imana ubisoma abyitondere. Bivuze iki rero? Uyu munsi wa none pastor ni umuntu. Pastor yambaye ipantaro, ni umugabo wambara ipantaro akambara mu cikopo nk'abandi imbere y'ipantaro. Hanyuma pastor ni umuntu ugira umubiri ugira amaraso nk'ayabandi bantu bose, usibye rega titire. None se mbabwire, meyo yitwa meya w'akarere, iyo avuye ku bumeya ntasura mu baturage akaba umuturage nk'abandi bose, akayoboka meya wundi mucyashya wagiyeho. Izo ni titire. Ambasaderi ashobora kuba ambasaderi uhagarariye igihugu, iyo manda ye zarangiye cyangwa akomeza kwitwa ambasaderi, iyo titire ntabwo ivaho rwose. Dogiteri wabyigireho mu bumenyi yitwa dogiteri, igihe cyose ni dogiteri, iyo titire iratangira yitwa dogiteri. Icyo twavuga rero mu bapasitoro ntabwo ni urukozasoni, nibyo, kandi mu bantu habamo uruntu kandi mu bantu harimo umuntu. Yego. Yes. Bishatse kuvuga ko rero izi saha hakora ibigenda biti nimba izi saha nimba dushobora kuba babantu twagendana ngo cyangwa pastor ntabwo yemerewe kuba yajya muri copinage cyangwa ntabwo imureba kujya mu nkundo, kujya mu rukundo pastor za nkundo apa nimba urukundo apa Rwanda Yesu arukundo. Hari urukundo hari n'inkundo. Ni inkundo. Inkundo ubwo hari urukundo rwa Yesu, hakaba n'urukundo rw'umusore cyangwa se umugabo utagira umugore, cyangwa umugore utagira umugabo, cyangwa umukobwa utagira fiance. None icyo gihe umusore n'umukobwa bakajya muri fiançailles bagakundana. Aho rwose urwo ni urukundo. None za nkundo nashaka kuvuga ni za zindi ukundanye no wa mbere, yego, biranze urumushumba, yego, ukundanye no wa kabiri, yego, biranze wadukiye no wa gatatu, nimba kugira ngo uze ubutatu butagatifu simbizi wenda ubutatu butagatifu Imana Data Umwana n'Umwuka we, sindi ubutatu butagatifu cyangwa urundi butatu tutazi wenda kugira ngo uze wenda uko twa tugiye kuboneje ubundi butatu bwa bugiye kuzo. Yego. Bira bintu byagakwiye. Biriya bintu ntabwo nakubwira ngo byagakwiye, ntabwo byagakwiye. Igisubizo nicyo ngicyo. Impamvu bidakwiye, divorce iri mu bwoko bwinshi. Hari umugabo n'umugore bashobora gutandukanwa, abatandukanwa n'urupfu, iyo ni divorce y'urupfu. Umwe ni umupfakazi, undi ni umupfakare, yarapfakaye. Wabyumvise neza? Divorce ya kabiri, ariko ubwo abapfakazi bo ntabwo ari divorce, ntabwo mu irangamimerere byitwa divorce, ahubwo divorce ni ugutandukana. Natandukanye n'uwo twashakanye kubera urupfu, natandukanye n'uwo twashakanye bitewe n'impamvu runaka tutumvikanyeho, aho kugira ngo umwe yica undi, ibyiza ni uko umwe yabisira undi, umwe agacukwe undi agacukwe, ubwa Burahamu na Loti. Ibyo bikagenda gutyo. Ariko kandi muri divorce y'abantu bose bakiriho, hari igihe hari abajya mu rushako kubera ubutunzi bashaka, kavuga ati ndatagetinguye. Harya witwa nde? Miri. Yitwa Miri. Miri. Yego. Uriya musore Miri afite imodoka, uriya musore Miri afite inzu, kandi iyi nzu ndabona ishobora kuba ifite nka miliyoni 50. Reka gendero mu rukundo dushakane, twitwe ko ari urukundo, nitugera hagati tuzabisandaza 50%, 25%, then hanyuma icyo gihe nzashaka uwundi. Urabyumva neza? Yego. Bya bindi ifite uko nzabisiga, tuzasezerana ivangamutungo muhahano, uwundi tuzashakana tuzasezerana ivangamutungo muhahano. Bigahera gutyo agashaka wa kabiri ivangamutungo muhahano, bikazagira hagati na wundi. Noneho byagira igihe bahashye ibintu byaboneka, nawe akagira gutyo akagira divorce. Wabyumvise? Yego. Nawe bakagabana, agashyira hariya, akazashaka uwa gatatu nawe bikazaba ivangamutungo muhahano, bakazagira ibyo bahaha bakabibona. Bamara kubibona nawe bikazangira ndetse yakoze ibyo ngibyo. Noneho hari n'abakora divorce kubera ubukene. Bashakanye bakundanye, basezeranye imbere y'Imana
bavugana ko bazatandukanwa n'urupfu cyangwa Yesu agarutse cyane. ariko noneho rwa rupfu ntirwabaye, Yesu ntabwo yagarutse, ahubwo ikibayeho ni ubukene. Umwe mu bashakanye agize irari ry'iby'isi. Yego. Ryarari ry'iby'isi rero rimutandukanyije n'uwo yakundaga, n'uwo yitaga ko yakundaga nawe akamukunda. Rimwe na rimwe hari abana barasigaye kubera irari ry'iby'isi. Yego. Bikagenda bihora gutya, ari irari ry'iby'isi, ari iby'isi, ari iby'isi, ari iby'isi, ari iby'isi, ari iby'isi, ari iby'isi. Jewe nasetse cyane, navuganye na musaza wa Mutesi. Yego. Arambwira ngo n'udukweto twa Mutesi zinadupfundura. Eri WEMBA, reka mvuge WEMBA kuko ni musaza wa Mutesi muvuge. Ampamagara, yampamagaye ndi kumwe na Bagiti, mbona ariko nta mikoro ufite. Agenda shaka mvuge ubyumva. Musaza wa Mutesi yampamagaye turi kumwe cyari twari kumwe. Twari turi kumwe. Arambwira ngo sinapfunda n'udukweto twa Mutesi. Umuntu wabaye umukozi wanjye. Nakoresheje. Uwo bikubwiraga? Ariko ntabwo ari mushiki wabimbwiye. Aharo ndashaka kumusubiza ngo yego nari umugabo ntiyahabwa intebe, tubari ko tubyita. Ariko buri umuyobozi waguhaye cyangombwa. Urumva? Cyane. Uzi ko uyu munsi wa none ahubwo mboneho mbwire uzi ko abantu bagifite indangamuntu za mbere ya 2008 izi z'ibintu ze z'ibikarito. Yego, z'icyatsi. Uzi ko hari igihe zikenerwa cyane. Wemera ko hari igihe zikenerwa? Kandi barayinomye ngiye gushaka passport. Warayifasha se icyo gihe wowe? Abantumye ababyeyi. Bagutumye ababyeyi. Rero uwayitanze icyo gihe. Uwitwaga meya w'icyo gihe cyangwa burugumesitiri w'icyo gihe. Burugumesitiri na conseil. Burugumesitiri na conseil. Kandi nyuma ya jenoside uwo nawe afite agaciro cyane. Iyo ndangamuntu ifite agaciro. Urabyumva? Impamvu ifite agaciro nugera muri migration bakagusaba icyemezo cy'ababyeyi cya mbere yuko ufata indangamuntu izi ngizi dufite z'ikoranabuhanga. Yego. Ukayizana. Wayitanze w'icyo gihe yarahagarariye amategeko y'u Rwanda. Rero nuwakubereye umukoresha igihe runaka uzamusuzugure kuko hari icyo yakoze icyo gihe. Ubwo nsubije musaza wa Mutesi ibyo yambwiye. Icyo navuga rero warumbajije tutagiye kure, warumbajije uti abashumba gushaka rimwe kabiri gatatu. Ni inkundo za hato na hato. Inkundo za hato na hato. Ubundi izo nkundo ziravana abantu he, zirabajyana he? Zirabigisha iki ubundi? Zirabigisha iki ubundi? Icyo zibigisha nanjye ubwanjye sindakibona. Wabyumvise neza? Nanjye ubwanjye sindakibona. Kuko nanjye nakozeho divorce kandi narabyaye. Ariko kandi divorce ntabwo ari ikintu cyiza. Divorce navuze ko ari urupfu. Nubwo umuntu ubundi Bibiliya avuga ngo harabapfuye bahagaze. Bakongera bakazuka nyuma yaho. Iyo umuntu yakoze divorce utekereza abasaza n'abakecuru wirije kuzuba. Abanyarwanda baravuze ngo abantu muri mwo kuri telefone nyuma muradusakuriza. Abanyarwanda baravuze ngo ibisetsa abana byiriza abagabo kuzuba. Rero bya bisetsa baragiriza abagabo kuzuba hari ibintu tujyamo duseka tukabivamo turira. Divorce ituma umuntu ashobora kuba yarira, umugabo yarira, umugore yarira bitewe n'umwe mu bayikereye. Icyo kintu cyumvise miri. Yego. Rero nta wakwishimira undi ngo yakoze divorce, ahubwo divorce ni urupfu. Rimwe na rimwe hari abantu bajya mu rushako rimwe bazi ko ari ugukina, bazi ko bameze nk'ifi igiye koga mu mazi, ariko bagashiduka ahubwo bamize nkeri. Ibyo byose rero ni abakameramani mujye muri bakamera amatelefone mujye mubanza muyabika. Nanjye sinimo nditaba telefone. Bivuze iki rero? Turi abantu bafite inyama n'amaraso. Yego. Kubera yuko inzira turimo twese ibitureba. Ariko kandi hari n'icyo bita akamenyero. Akamenyero kuba washakana n'umuntu mwasezeranye urukundo mugiye kubana urwarirwa. Yego. Niba mukennye mwabwizanyije ukuri ko mukennye.
muti twizere Imana izatugirira neza, tuzashyira amaboko hasi dukore, Imana izaduha icyerekezo, tuzakora. Hanyuma mwagera imbere umwe muri mwe agahinduka mugenzi we. Icyo kintu rero kirababaza mire cyane. Niba hari ikintu kibabaza mu buzima, ni amasezerano abantu babiri bagirana, umwe akaza kuyavuguruza akibagirwa ibyo bavuganye mbere yuko bajya imbere ya executive w'umurenge gusezerana. Ubu wari uzi ko hari abantu bihambiraho amasezerano bajye mu murenge kugira ngo ufate umukobwa umujyane mu murenge miri. Nuko hari ibyo mwabwizanyije ukuri, muba mwasezeranye, niba uri umukozi runaka, niba uri umukozi wa leta, niba uko wikora ku giti cyawe, niba ukora muri ONG, amafaranga winjiza, ibyo undi yinjiza, niba nta kazi undi afite, urabizi ko nta kazi afite. Hari n'abavuga bati nitubara gushakana tuzabikora gutya. Yego. Namara gushakana ukazasanga ugeze mu bibazo. Ukavuga ariko ibi bintu nagiyemo nabigiyemo gute? Yego. Ariko kubera kwihangana, mu Giswahili baravuga ngo uvumirivu, kuvumiriya, kwihangana. Yego. Ukavuga uti nta kundi ndabisokoza uko byogoshe. Ukabisokoza uko wabyogoshe, niba ari intuze, niba ari ikigwi, niba ari igisuguri wogoshe, ubwo nuko ngukuri bugisokoze. Niba ari uruhara ruhari ugasigaza gake nuko bisokoze, kubera ko wabyinjiyemo ukina. Ariko none hugeze aho nuvuga ngo watangiye winjira ku mazi yo ku musenyi, ariko none hugeze mu cyo bita mpagazi, hamureba nabi hagati na hagati, hahandi ushobora kureba nabe bakoga nabi, ukamira cyo bita nkeri, ukamira nkeri mu rushako. Yego. Rero urushako uyu munsi wa none social media aho zaziye zatangiye gusenya ingo za benshi, dushingiye ku bazibamo. Aho ubona abantu baza bakiriza kuri social media, umugore akaza akarira, akavuga uko yabanye n'umugabo we mu nzu, mu gitanda, hari ukubana mugatandukana, ukavuga ko watandukanye, yego turabyumva. Ariko noneho iyo bigeze ibyo mu gitanda kwishuka katikate mimbere, aho bita katikati, hahandi mu mazi hagati, hahandi katikati haba biri gusa. Muri igitanda kigira ku rwuririro, kikagira no n'ivure. Noneho ivure ni iry'umugore, urwuriro ni urw'umugabo. Ariko iyo bigeze aho umugore aza muri social media akavuga ivure, akavuga nuko urwuririro, hapo natinya. Hari umunyamakuru witwa Jean Paul wa udufunze, yaravugaga ngo hapo natinya. Mu Giswahili noneho cyuzuye, mu Giswahili cyuzuye bagiti, mu Giswahili cyuzuye wanasema hapo naogopa. Ndiyo aho ndatinya. Aha, none sasa icyo nenda kuvuga ni iki rero? Icyo nenda kuvuga ni ijambo rimwe rivuga ngo abantu dukwiye ese dukora iki. Paulo yaravuze ngo mbese dukora ibyaha kugira ngo umuntu busage, aravuga ngo oya ntibikabeho. Ni iki cyadutandukanya n'urukundo rwa Kristo? Ni ukwambara ubusa, ni ugukubitwa, ni ukuburara, mbese ni igiki? Aravuga ngo ntacyo ntibikabeho. Ariko noneho ikiriho uyu munsi hariho icyo bita gukira, ubukire. Kureba umugore wo kwa kanaka yambara igitenge cy'amafaranga 100,000, yambara urukweto runuru, ameze gutya, abayeho gutya, aba mu nzu imeze gutya, nawe urifuza kujya kuba muri iyo nzu kandi uyibemo mu buryo bw'ibyaha. Wabyumvise neza? Hari abadamu bamwe na bamwe bakora sex, imibonano yo kuri social media, online mugwizara nabivuze kuri 3D TV, mugwizara bivuze wa mudamu, mugwizara bivuze kuri 3D TV. Bivuze iki rero? Icyo bishatse kuvuga, genda saba minisitiri w'umuco. Hari minisitiri w'umuco, hakaba na minisitiri w'umuryango n'iterambere. Abantu muri inyuma nyamureka ibiganiro bazabyumvamo abantu benshi. Bivuze iki rero? Hari minisitiri w'umuco w'iterambere ry'umuryango na minisitiri w'iterambere ry'umuryango. Abo ba minisitiri babiri rero bicarane na minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu. Abo bantu twari tubakeneye. Cyabana ngombwa bakajya bajya ahantu bagakoresha inama
rusange bakavuga bati turajya mu karere kanaka tukavemo tujye mu kandi tukavemo tujye mu kandi. Minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu na minisitiri w'iterambere ry'umuryango na minisitiri w'umuco. Ariko noneho bari bakwiye kudutangira ku cyo bita bakajya kuri televiziyo kuri RBA bagatanga icyigisho tukagifatiraho ari batatu genda umva ari batatu baramutse ari batatu ibyo bintu bya ariko nantuze na n'umuvugizi wa polisi akaba arimo cyangwa umuyobozi w'inteko y'umuco umuyobozi w'inteko y'umuco umuyobozi wa RIB ni ibyaha buriya RIB buriya hari ikintu mutazi polisi irafata igashyikiriza RIB urumva noneho rero RIB yo igenza ibyaha ariko polisi yo irafata rero iyo tugiye kureba tugasanga umuco urimo uragenda uva wivanga n'ico hari ibintu bitabereye umunyarwandakazi wo mu Rwanda wo mu gihugu cy'u Rwanda hari ibintu bitabereye umunyarwanda w'igihugu mu gihugu cy'u Rwanda ibyo rero ugasanga umudamu ari online no mu diaspora nibi cyangwa se ugasanga urubyiruko ruri online ruri mu bintu by'ibyaha bintu nk'ibyo byose mbese bitagize indangagaciro y'ubunyarwanda ibyo byose rero nibyo byatuzaniye akaga yego yes batari kubona umuntu abantu benshi zisaba basigaye bakora ama secte kuri online yego kugira ngo baho ubuzima nk'ubw'abandi bagore wenda dufite abagore biteje imbere mu Rwanda bakora barara amajoro batigita babyuka ibicuku bataryama badasinzira kugira babone ibyo bashaka kujya biha ibyo bashaka bajye kurangura he na he undi yabona agashaka kubona muri ubwo buzima kandi muri minsi dusigaye tubona abagore bafite ama etage batuyemo tazi ikintu bakora yego bari abantu aho ntago aba bafite akazi ka nijoro bamugani ko kurara ku ma video call ubundi nuko iby'imitungo byagiye mu bayobozi cyangwa se n'abandi bantu bagize kubazwa imitungo umuntu afite yawukuye yagize gute ugira ngo biramutse bireba buri muturarwanda wese byafata benshi abantu benshi bahura n'akaga abantu benshi bahura n'ibibazo kuko ushobora gutekereza umuntu umuzi ari umukirinazi ari umupurato ariko noneho uramubona muri etaje ukibaza ibi bintu byavuye uko bugenda bugera uko mbona inyuma ikirere gisa n'igisura bugenda bwera ariko cyane cyane twebwe tuba muri YouTube usanga ariho nk'ubugewe nk'ubwiza ukuri maze guhamagarwa n'abagabo barenga 5 bambaza ariko uyu uramuzi mudamu uyu n'uyu uramuzi ese agira umugabo uyu n'uyu uramuzi ese agira umugabo uyu n'uyu uramuzi ese fiancé bakundaga gutyo kanaka baracyakunda ibi nibi rimwe na rimwe ukabura n'ibibazo wasubi ukabura n'inyicyo wakwishyura kandi utarubizi nawe ko ibyo bibera rimwe na rimwe ukabutarunarizi kandi ari umuntu ubona iyi kuri cyane kandi twatuzi ko ari wa muntu ugenda neza kabisa mu muhanda buri wese amutanye wa rero ahubwo RIB ubugenzacyaha bwa RIB nuko rimwe na rimwe buhana abantu bagize RIB iramukayemera abantu bajya bafata ayo mavideo bayoherejwe n'abantu bati ni murebe kanaka dore video ya kanaka dore yagaragaje amabere dore yagaragaje ibibero n'ibintu nk'ibyo yikameye wese yifashe video yose iyo bintu RIB na polisi babishyize twanjye nabasaba kurwanjye bakabishyiramo imbaraga ko abana b'u Rwanda ingo nyinshi zishobora kuzasenyuka zishengwe na bamwe baza barirarira b'abadamu kuri social media ariko zina abadamu gusa n'abagabo bashobora kubonekamo ko n'abagabo bajya barira nawe tujye tubone ariko banza wumve urumva ari n'abatabagore babo banasezeranye bakajya ku tekinika aho hose rero urumva umunyarwanda yaravuze ngo nuko mucyo mukomene ingasi so rero ndumva divorce ushaka rimwe kabiri gatatu ibyo rwose ndumva batumwe mu Cyarwanda ngo umukobwa wamuhanavayo ntabwo wamuhanajyayo ariko kandi ntibikwiye
wenda aho ngo ni mu muco nyarwanda bibiliya si bivuga iki bibiliya ikivuga iravuga ngo icyo gituma umuntu azasiga se na nyina akabana n'umugore w'akaramata bombi bakaba umubiri umwe Yesu abivuga muri Matayo 19 arabisobanura neza akavuga yuko igitandukanye umugore n'umugabo mu busambanyi cyangwa se Yesu akamatse ubusambanyi uvugwamo urupfu uvugwamo na Yesu agatse n'ibintu bitatu si hose ariko noneho aho ni muri Matayo mu butumwa bwiza bwa Matayo noneho nitujya mu zandiko za Paulo Bakorino ba mbere ibice 7 ya igice cyawo cya kabiri haravuga mwene data w'umugabo cyangwa w'umugore utizera ubona umupagani tuvuge wowe ushatse umugore utizera ariko ubundi kuki wizera ugashaka umugore utizera ikibazo gikomeye icyo kintu wacyumvise mwene data w'umugabo cyangwa w'umugore utizera nashaka gutana atane kuko nta cyaha bagize gute abakoze noneho sasa turi kuki ushaka utizera kandi wowe wizera utizera ashakanye n'uwizera bagatandukanya ibyo nta kintu cyane bibiliya byemera Paulo arabyemera intumwa Paulo ntiyigeze ishaka ntabwo yapfumbase umugore mu gitanda ntabwo izi tekinike diru ya gahunda yo mu cyumba ntabwo Paulo seke hari se bavuze ngo gushaka n'ubyiza ngo no kudashaka bikaba byiza urumva ngo gushaka ni byiza ngo ariko kudashaka bikarushaho urumva yatsindagiye cyane yashimye cyane kudashaka kuko ntigeze ashaka asa akabazo kari biologique rero buriya hari inyama iryoha n'itaryoha ura Paulo ntabwo afite ikibazo baza uve harya niyo miri uzi buriya iyi Imana iza kuvuga ngo umuntu wese uzarya inyama azarwara sida azandura sida wabyumvise cyane sida abantu bose bari kureka inyama yego wabyumvise neza cyane umuntu wese abantu bose bari kureka inyama ariko none ikintu cyitwa gahunda tekinike y'abashakanye ariko iyo ngiyo tekinike oya n'abatarashakanye nabo barayikora ariko uburyo bayikoramo ntabwo ari uburyo bwemewe ntibwejejwe ntago kwera urumva hari ibyera hari n'ibyirabura mu yandi magambo umuntu wishingiye arirabura ntabwo yera Bibiliya iravuga ngo urugo rwiza ni ijuru rito Bibiliya ikongera ikavuga ngo ubukwe ni ubwera nuko mwiboneze nk'uko Kristo aboneye rero iyo umuntu yishingiye ari umukristo yarabwiye abantu ibya Kristo icyo gihe ni ukuvuga ngo arirabura yambaye ibyirabura umutima urirabura ntabwo arera azera ari uko yubahirije amategeko y'igihugu n'amategeko y'Imana ari nabyo bivuga ati ari nabyo Bibiliya ivuga ngo urongorana kwera ubahwe na buri wese iruhe niko bimeze mu muntu uze mubahe burayo 12 ngo nuko ngo uburiri bw'abaru haravuga ngo ariko tuhasome akora iki kiganiro nawe unzanyemo iki kiganiro nakasamutwe nakasongo yihwa ikiganiro ni danje kandi cy'abantu baragikunda ndabizi akomeye cyane iki ngiki abantu baragikunda nakasongo yihwa wa mugani wa Godfather ajavuga ibya kasongo yihwa nakasamutwe akasongo yihwa muri hehe nanjye birandagendana Abaheburayo igice cya kangahe Abaheburayo 12 Abaheburayo 12 umurongo wa 4 haravuze ngo kurongorana kubahwe na bose kandi kuryamana kw'abarongoranye kwe kugira ikikwanduza kuko abahehesi n'abasambanyi Imana izabaciraho iteka wabyumvise cyane oya hasome nawe hari Abaheburayo 12 umurongo wa 4 ngiye mfite Bibiliya yera ndikona tutari guhuza turahuza Abaheburayo 12 13 sorry 13 yego
13 umurongo wa 4 haranditse ngo kurongorana kubahwe na bose, kurongorana kubahwe na bose, kandi kuryamana kw'abarongoranye ko kugira ikikwanduza, kandi kuryamana kw'abarongoranye kwe kugira ikikwanduza, kuko abahehesi n'abasambanyi, kuko abahehesi n'abasambanyi Imana izabaciraho iteka, Imana izabaciraho iteka. aka kakaro ko hasabwa no murongo wa 5 wabonye murongo wa 5 bavuga ngo ntimukagire ingeso zo gukunda impiya, ahubwo mujye munyurwa n'ibyo mufite, kuko ubwayo yavuze iti sinzagusiga na hato, kandi ntabwo nzaguhana na hato. ntimukagire ingeso zo gukunda impiya bitewe na byandi twavugaga, kuko abenshi ntabwo babikora. Murongo wa 6 bakavuga ngo nicyo gituma tuvuga dushize ubwoba tuti Uwiteka n'umutabazi wanjye, sinzatinya umuntu yabasha kuntwara iki. Wabyumvise neza? Yego. Uwa 7 tunawusorezeho. Mwibuke mwibuke ababayoboraga kera bakababwira ijambo ry'Imana, muzirikane iherezo ry'ingeso zabo, mwigane kwizera kwabo. Amen. Aho ngaho ubwo niho ruzingiye. Noneho uyu murongo wa 5 uyisungarura kuri byandi twavugaga, bandi twavugaga mu mwanya washize, usanga ndeba Pastor Claude ukuntu abayeho, cyangwa umugore wa Pastor Claude. Yego. Pastor Claude arakora uko bigenda kose amaho nijoro, umugore agomba kubona icyo ashaka bitewe n'uko umugabo akora. Yego. Undi akavuga ati cyangwa umugore nawe akaba afite indi mirimo yo akora, ariko undi akavuga ati bya bintu bagezeho nanjye nabigeraho, nawe wabigeraho atabikoze. Akariyo mpamvu ashaka kutagira gute uyu murongo wa 5. Oya, kuwa 4 banza uwa 4 tunonosore neza. Kuwa 4 uwa 4 tunonosore neza, kubera yuko Bibiliya ivuze ku bakristo noneho yego n'abapagani, kurongorana kubahwe na bose, kandi kuryamana kw'abarongoranye kwe kugira ikikwanduza, kuko abahehesi n'abasambanyi Imana izabaciraho iteka. Abahehesi n'abasambanyi babazi? Nsobanurira. Abahehesi ni babandi batagira adresse, baryamaho bageze, baryamana nabo babonye bose. Abahehesi ni abagabo bashatse, yego, ariko ntibanyurwe, bakajya no hirya kwa kanaka, bakajya no hirya kwa kanaka, yareba umugore wa kanaka kabira amagoti cyane, amatakaza ku maso yiwe cyane. Abo ni abahehesi. Yabona umukobwa atambutse ati mbega umukobwa mwiza ati, agakubita indi mitima. Abo ni abahehesi cyane. Hanyuma abasambanyi ni babandi batanyuze mu kurongorana kubahwa na bose, bishingiye bataciye mu mategeko ya leta cyangwa batanyuze mu mategeko ya leta no mu mategeko y'Imana, kurongorana kubahwe n'abantu bose, kuryamana kw'abashakanye kwe kugira ikikwanduza. Icyo kintu rero bagiti ngo kurongorana kwa kugire gute? Aha, noneho sasa uyu murongo ubwawo utanze icyerekezo, kurongorana kubahwe n'abantu bose. Niyo mpamvu uzabona umuntu yagiye yakoze icyo bita dote, imiryango igaterana ngo itange umugeni, inshuti n'abavandimwe bagaterana, kubera yuko ni ukubahwa na bose. Bamara muri dote bavayo bakerekeza mu mategeko, yego, bava mu mategeko bakerekeza mu nzu y'Imana, guhabwa umugisha, yego, wo kurongoranwa kubahwa na bose. Bwa buriri kugira ngo buhabwe umugisha, ntabwo ari uburiri bw'abasambanyi, ntabwo ari uburiri bw'abahehesi, ntabwo ari uburiri bwa babandi bishingira ngo mfite umugabo mfite umugore. Oya, ni uburiri bwubahwa na bose. Executive umurenge iyo amaze kubabaza ngo ibisabwa byarubahirijwe, yego byarubahirijwe, agasobanura ikintu cyitwa
agasobanura imibanire yabo, akabasobanura igituma igitera divorce, akabasobanura ikitatera divorce, gutanga ibitunga urugo, gudatanga ibitunga urugo, ingaruka zabyo. Umwe mu bakora, umugore ashobora kuba akora, umugabo adakora, n'umugore nawe umugabo afite uburenganzira butanga ikirego ku mugore adatanga ibitunga urugo kuko niwe ufite akazi. Wabyumvise neza? Ndimo ndabyumva. Umugore afite uburenganzira butanga ikirego kuko umugabo niwe ufite akazi. Yego. Kubera ko umugabo ntatanga ibitunga urugo. Kubera ko umugabo niwe utanga, niwe ufite akazi, umugore ntakagira. N'umugore nawe ufite akazi ntatanga ibitunga urugo. Amategeko yemerera umugabo gutandukana n'umugore kuko umugore yanze kununga. Cyane rwose. Mategeko arabyemera. Umugore yanze kuba. Oya, ibi noneho tube kiriya tugizanye ukuri. Wabyumvise neza? Itegeko ryitwa itegeko. Umwe mu bashakanye icyatuma atandukana n'undi. Ayo ni amategeko y'igihugu. Amategeko y'igihugu yo yemera ko abashakanye batandukana. Aho kugira ngo umwe yice undi, aho kugira ngo umwe yicwe n'inzara, aho kugira ngo umwe mbese mu buryo bumwe cyangwa se ubundi hari ibyo amategeko ateganya kugira ngo abashakanye batandukane. Ariko noneho hari n'ibyo amategeko ateganya kugira ngo abashakanye badatandukana. Nuvuga ngo amategeko ari mutubi, itegeko nshinga rya Repubulika y'u Rwanda ryateganyije kubana akaramata, riteganya no gutandukana igituma abantu batandukana. Ariko itegeko ry'Imana, ijambo ry'Imana ariyo Bibiliya, yo ntabwo iteganya igituma abantu batandukana. Ariko Yesu hari aho yabivuze muri Matayo 19 yavuze mu busambanyi. Wabyumvise? Yavuze ubusambanyi, avuga urupfu, avuga no kugaruka kwiwe. Ibyo muri ibyo bitatu kimwe kitabonetse, abashakanye ntibakwiye gutandukana. Noneho rero Bibiliya irongera ikanagira iti niba batandukanye, umugore arabigishubaziko n'umugabo agenda abigishubaziko. Wabyumvise? Nuvuga ngo niba badatandukanye, umwe agenda bukwe, undi abukwe, ariko nihagira umuntu n'umwe uvuga ngo kuryama gushaka undi mugore. Bibiliya niko ibivuga muri Matayo ubutumwa bwiza. Noneho rero Pawulo araza arabivuga ngo icyakora umugabo cyangwa umugore umwe mu bashakanye, niba umugabo ari umupagani, umugore ari umukristo yizera Imana, umugabo agashaka gutandukana n'uwo mugore, mutandukane kuko nta cyaha ubukoze. Niba umugore ari umupagani, umugabo ari umukristo, umugore agashaka gutandukana, mutandukane kuko umugabo nta cyaha abakoze. Pawulo nikabivuga mu Bakorinto ba mbere ibice 7. Ariko kandi Pawulo noneho mu Baroma aravuga ngo mbese dukora ibyaha kugira ngo ubuntu busage, aravuga ngo ya ntibikabeho. Merutse kubona abapasiteri bajya muri social media baravuga bati kuba umuntu yafata irembo agatanga inkwano ntacyo bitwaye, akwiye kugira ubwo n'umugore kumugabo. Yanaterekere ko umupasiteri. Umupasiteri uvuga ko cyanaterekera. Umupasiteri uvuga gutyo yanaterekera. None sibye umva juste yinje mu bintu bya gakondo cyane. Urumva rimwe na rimwe ni no kwigisha rimwe na rimwe ni ukwangisha abaturage gahunda za leta. Ubuse wowe uri pasiteri urabwira umuntu ngo nunafata irembo arahita atagiye mu mategeko, atagiye mu nzu y'Imana. Ibyo ni ukwangisha gahunda za leta abaturage. Leta irashishikariza abashakanye bitemewe n'amategeko kujya mu mirenge muri etat civile bakiyandikisha kugira ngo babasezeranye babane byemewe n'amategeko. Ariko uri pasiteri wajya muri social media ngo rwose umuntu yafashe irembo agatanga inkwano aba yabanze kuba umugore, undi aba yabaye umugabo, nta kibazo. Reka ibyo bintu ntaho byabaye, ntabwo ari byo miri. Hanyuma rero ibyo navugaga n'ibyo. Yes, urumva rero ngira ngo birumvikanye neza cyane, gusa ntago ari ibyo ngibyo gusa ntabwo tugendana bitewe nuko ariko mu gihe vuba cyane twirukanga cyane. Yego, ejo nibwo Apotre Yongwe yabwiye urukiko ko yibwe biriya muri gereza yari Imageragere, ndetse nabyisha kurikira ngo ndibaza barabashije kuba bakurikirana. Urumva kuyimwiba n'ubundi afunganywe n'abajura benshi. Urumva afunganywe n'abajura benshi, afunganywe n'abambuzi benshi. Urumva rero urumva kuba afunganywe n'abajura akaba afunganywe n'abambuzi. Yongwe ntiyambuye Bibiliya, Yongwe ntiyambuye, we bamurega ko yambuye yihesheje amafaranga, yihesheje ikintu cy'undi yakoresheje Bibiliya. Urabyumva? Noneho nawe rero bihesheje Bibiliya yiwe. Yakoze bihesheje Bibiliya yayongwa, Imana ibahugisha kuko izabafasha kugira ngo bazagira aho bava bagire n'ahandi bagera. Noneho nibyo koko turi mu rukiko
byari biteganyijwe ko urubanza rutangira kuburanirwa ku isaha ya saa 3 za mu gitondo ariko n'ubundi kubera abagororwa benshi bari babonetse bari baje bamwe bari kumwe na Yongwe hari n'abandi bari hanze baba bari hanze urukiko rwa rugomba kuburanisha abo ngabo rero hagiye hanyuramo Yongwe atangira kuburana ku isaha ya saa 6 n'iminota ngire ngo nka 15 ibyaha yaregwaga ni ibyaha bigize bifite inyito y'ubwambuzi bushukana kwiyesha ikintu cy'undi hakoreshejwe uburiganya ibyo rero twumvisemo abantu bo mu Rwanda twumvamo abantu bo hanze b'aba diaspora abenshi muri diaspora twumvise abadamu nta n'umugabo unarimo ni abadamu gusa mu Bufaransa muri Canada Denmark ndumva ari ibyo bihugu byajemo bose batanze ibirego byumvikana muri RIB bagaragaza ko Yongwe yihesheje amafaranga yabo abizeza ko binavugwa ko uwo muri Denmark we ngo yanamubwiraga yuko ngo nadatanga ayo mafaranga ngo hari isanduku y'urupfu iri mu maso ye ngo agomba gupfa ibyo rero atanga icyo bita igitambo gikuzaho urupfu kandi ntiyapfuye oya ntabwo yapfuye umva bitarakoze urumva noneho urumva nyine abantu bo kuba batabizi badasobanukirwa ibyo ngibyo niyo mpamvu usanga abantu bamwe bayoba ugasanga bagiye kure baratanye kubera yuko batagisi ariko kandi twaje no kumvamo umugabo witwa Safari Ernest ni wo mu ntara y'Iburasirazuba wareze watanze ikirego avuga yuko Yongwe yamugurishije imodoka ko Yongwe yabwiye Safari ko afite imodoka y'ingande ifite plaque y'ingande anamujyana mu gipangu cye ngo mu murenge wa Gisozi aranayimwereka aho yari iparitse aho Yongwe yaratuye hanyuma bavugana n'amafaranga mu mafaranga bavuganye amuha sheke ya miliyoni 2 yo muri Equity Bank Yongwe aragenda ngararotira amaze kuyarotira rero ubwo ngo yamubwiraga yuko ngo ibugande barimo baratanga carte jaune zihinduye nshyashya ko azamuha iyo modoka ariko yamushakiye carte jaune ihinduye nuko byumvikana batyo nyuma y'iminsi umugabo rero ngo aramubwira tese ya modoka ko nyikeneye ati imodoka rero iri mu igaraje nayikize mu igaraje ati burya naje gusanga hari utwuma hari pièces zitameze neza ibintu nk'ibyo nuko umugabo biba gutyo bucya bukira ikindi cyumweru 2-3 ukwezi amezi 2 hatarika imodoka bite nyuma noneho icyakurikiye bivugwa yuko ngo wa mudokiteri yari afite imodoka y'ivatiri iza gukora accident ikoze accident rero biba ngombwa yuko ahamagara Apotre Yongwe aravuga ati na ya vatiri yakoze accident ndabigenza nde mpiyo modoka yanjye nyaguze nyigendemo Yongwe ati ntabwo irakira iracyari mu igaraje kuko nabikubwiye ahubwo mfite igaraje Nyamirambo zana iyo modoka yawe nikujyane mu igaraje ryanjye hanyuma bayikore fagitire uzayibaze jewe ijoro rino cyumvise ngo yari tekinike diri kugira ngo noneho batangire babariye muri za miliyoni 2 icyakurikiye rero umudokiteri yapakije imodoka ngo yari yakoreye accident ku murindi wa Kanombe BigTown yazira yitwara ijyana Nyamirambo mu igaraje rimwe ry'umuntu runaka ntabwo ngiye kumwamamariza kubera ko ntabwo yanyishyuye ntatwishyura oya naribi hanyuma birangiye rero nose ntabwo uzi gukoresha icyo bita synchronization birangiye mugabo ashyiramo imodoka ngo ntigeze ikorwa kugeza igihe ngo yabwiye Yongwe atari kose ko muri noneho igaraje wanzanye imodoka yanjye idakorwa ngo aza kuyikuramo ayikubita BigTown ayijyana mu yindi garage ajya kuyikoresherezayo noneho umugabo twanavuganye igiye ku murongo wa telefone twavuganye ariko sound urayifite sound ndayifite n'ubundi yanyemereye yamaye n'ikiganiro nanagitambukije kukibumvisha rero mwese nta cyaha kirimo kuko yapfa kuba yabinyemereye umva mu yandi magambo kugira ngo Safari abakozi bakoraga kuri iyo modoka nibo bambwiraga bati ariko buriya ni umupasitori byari byarabayoboye yarabakeraga akababwira nabi bagitewe ni wa undi w'imodoka aho bimariye kunyurira
yitwa Dr Safari Ernest nyakura ndinze gufata irindi deni muri banki yego bisobanuye ngo ubuyoboke bwanjyanye mu madeni yanyu utari kuyajyamo ntari kuyajyamo kandi nayo namuhaye nabwo kuri iriya modoka yari ideni rya banki yego kandi banki na n'uyu munsi ndacyayishyura kubera yongo biba ngombwa yuko ya modoka kuyikura muri garaje nabyo byagoye kuko amafaranga bancaga ntabwo amafaranga natwe banki yashobora gutuma nyakura biba ngombwa yuko ntanga ingwate ya pasiporo yanjye yego ibyo byose arabizi arabyirengagiza yiregura nk'umujura yiregura nk'umutekamutwe nk'umuriganya byarangiye nkuye imodoka yanjye muri garaje kwa Rwamunono njya uvuge kuyigurisha none hakwigaraje rya Rwamunono aka kantu mu gakato cyangwa tumwamamarije amafaranga yampaye yibere yayampaye kubera igitutu yarashyirwaho n'abo bantu bita ngo ni abarimu cyangwa se ni abapolisi nabo kandi atanze ikirego cyabo urumva yongo yazanye abantu abita abaribu ko babahuza n'abapolisi ariko atari abaribu baje kuguhuza nawe kugira ngo ibikorwa bigende neza kugira ngo igikorwa cyari ikibazo hagati y'abo na yongo kirangire ahubwo byaje kugaragara nabo ari babihemu kuko bambwiye yuko bamufashe abemerera yuko agomba kunyishyura ariko ntiyishyuye nk'uko yabibabwiye ahubwo nabo bahise bikika mu kiza wa mugani bambwira yuko ubu ngubu bagiye gukoresha izindi mbaraga bwana Dr Ernest iyo urebye usanga abo bantu bari abaribu koko cyangwa n'abatekamitwe bakoranaga na Harerimana Joseph Yongwa Apotre kugira ngo bagutere ubwoba utongera kugira icyo ubaza nkurikije ribu y'u Rwanda nikora gutyo nkurikije inyurabwenge zanjye yego abo ngabo nabo ni abatekamutwe bagerageza n'abise ribu na polisi ko muri bo harimo Yongo yaje umupolisi nabo naramureze yego na ribu abo ngabo bagiye hagati bashaka kuduhuza nawe natanze ikirego cyabo barabatarakinze yego byagaragaye ahubwo nawe arabafatanyacyaha nawe kuko mu gihe bambwiraga yuko banguciye miliyoni 9 n'igice kubera kutishyura amafaranga yanjye yego n'igihombo yanteje byose birangira za miliyoni 9 n'igice atazimpaye bisobanuye ngo ashobora kuba yarabahaye amwe muri ayo arababwira ati iyo kesi nimuyiburizemo kubw'amahirwe rero kubw'Imana ikorera mu Rwanda iragenda iramufata kuko jyewe niramushakisha kubw'amahirwe ngo ribu iramufata bwana Dr Ernest iyo ugereranyije umaze gutanga ikirego mu bugenzacyaha bwa RIB y'u Rwanda Investigation Bureau basanze abo bantu hari umuribu wigeze kubamo ari umuribu hari umuribu wabayemo muri abo bantu babaye nk'abagutera ubwoba hagati yawe na Yongwe bazanywe na Yongwe cyangwa habyagaragaye kamitwe ntabwo bigeze bantera ubwoba ahubwo anyway aha reka ndekera aha ikiraho ntacyo kuko twagiranye ikiganiro kirambuye anyway ahangaha twasoje mubaza ntese ubutabera bw'u Rwanda urukiko rw'ibanze rwa Gasabo mu gihe rwagira Apotre Yongwe rukamuha imbabazi akaburana ari hanze wabyemera yasubije ko yabyemera
yavuze ati ubutabera bubera ubutabera bw'umunyarwanda uwo ari we wese ati kandi nibwo twagannye kugira ngo buduhe tubone ubutabera bugize ibyo twakorewe bitazakorerwa undi muntu wari wese ndamaze nti none se uyu munsi wa none Yongo bigaragaye ko adafite amafaranga yo kuba yakwishyura asubiza ati yasubije muri aya ntuze bibaye ngombwa amajwi nshobora kuba aravuga ati uko biri kose jewe Imana yashumbushije indi modoka atariko nanze ko ibyo yankoreye azabikorera abandi so nayo nguko yes ni ibyo ngibyo uyu witwa Dr Safari Ernest hari n'undi rero nanone witwa Bugingo Faterine w'ibihumbi 750 wa Reza Potre Yongwe avuga ko ngo Yongwe yari yamugiye kumukorera indirimbo hanyuma ngo ntiyazikora ariko Potre Yongwe we yireguye avuga yuko ngo yabanje kumuha 25 nyuma amuhamagara 5 ngo n'indirimbo bari banazitangiye kuzikora ndetse ngo yari yamujyanye no muri radio Umucyo muri studio ya radio Umucyo indirimbo batangiye kuzikora Yongwe mwifunga n'ifungurwa rero aburana detention ifunga n'ifungurwa yari yabwiye urukiko ko ndetse asabye abakozi ba Yongwe TV ko bagenda bagashaka ayo mafaranga bakasubiza uwo Bugingo Faterine ariko kugeza uyu munsi wa none Bugingo Faterine nawe twavuganye ambwira yuko ayo mafaranga batarigera abayamusubiza hanyuma ndibwira Bagti nawe mu rukiko yarahari Yongwe yagaragaje yuko asaba imbabazi yemera icyaha ndetse gasaba no kuba yagabanyirizwa ibihano mu gihano yahabwa ko yahabwa igihano gifuzaga kuko nawe urumva niba yemeye icyaha already yamaze kwinjira mu ntuze yamaze kwinjira mu bihano ariko agira naho asaba imbabazi nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda azisaba ubutabera bw'u Rwanda ubugenzacyaha ubushinjacyaha anasaba n'umushinjacyaha wamushinjaga aravuga ati n'umushinjacyaha uri muranshinja ndamusaba ko yantumikira bukuru kugira ngo abambwire ko nasaba imbabazi naciye bugufi nemera icyaha ariko noneho bisa n'ibisubira udubi abanyamategeko be babiri Maître Sadi wabisubiza ibyo baravuga ati Yongwe ntabwo ari umunyamategeko arimo aremera icyaha ariko bitagize icyaha ati ntabwo tubibona nk'icyaha kuko ni umushumba ni pasitoro arabyemererwa imyemerere ye iramwemera gusaba amaturo kandi ikindi ntawe yakuye mu mifuka ati kubw'iyo mpamvu turabona twebwe nta mpamvu yuko byagaragara nk'icyaha zarege Harerimana Joseph Yongwe ku giti cye mu rukiko asaba ko urukiko rumwishyuriza ati kuko ntabwo bigaragara ko abantu bose bagafite amasezerano bamwe na bamwe bagiranye amasezerano yanditse buri umwe wese azarege Harerimana Joseph Yongwe ku giti cye mu rukiko asaba ko urukiko rumwishyuriza ati kuko ntabwo bigaragara ko abantu bose bagafite amasezerano bajya muri RIB mu bugenzacyaha kandi bafite amasezerano y'ubwishyu arongera agaragaza indi Maître Sadi yagarutse bwa kabiri aravuga ati ndetse agaragaza n'ingingo y'itegeko aravuga ati umuntu wese ugiranye amasezerano n'undi y'ideni iyo abuze ubwishyu ntaho itegeko ryemera ko uwo muntu afungwa so urumva rero nuko byagiye bigenda umushinjacyaha toya ubushinjacyaha baravuga ati twe turasaba ubushinjacyaha burasaba ko Harerimana Joseph Yongwe mu gihe hamwe n'icyaha n'ibyo byaha bitandukanye ko yahabwa igifungo cy'imyaka 3 ndetse n'ihazabu ya $5,000,000 kandi ikindi urukiko rugategeka ko agomba kwishyura buri muntu wese yariganije muri ayo mafaranga Mwebwe n'ibyaza kayo ngo ndamwishyura kane ariko sindi nyuma y'ibyo ngibyo byose byagiye biba turi kujyana tuba kuri Apotre Yongwe yego sindi hari ubutumwa bwagiye bukwirakwizwa sindi wabonye oya ntabwo nabonye na Apotre mugenzi we Apotre Mutabazi ejo turi mu rukiko Buyongo arimo araburana Mutabazi agira atya hose ntiyanyandikira yanyandikiye Apotre Mutabazi arababaye umuhanuzi nakwambiya ndakubwiza ukuri Mutabazi arabagaciye yanyandikiye nanjye Mutabazi arabagaciye aragira ati Apotre Yongwe urukiko ruzamugira umwere rumutegeke kwishyura abo yambuye bose nawe niko ubufite nanjye nuko nguka urumva n'ubundi kandi yabivuze ubushinjacyaha butaratangira gusabira ibihano Yongwe kandi bite bikutana byandi Sadi yavuze ati umuntu iyo yambuye umuntu ari kamera numva igize
ikindi bikubitana bya yindi Sadi yavuze Maître Sadi ati iyo umuntu yambuye umuntu yego nta hantu byanditse ko afungwa ahubwo yishyura asaba urukiko ko yishyura hategezwa kuzabona ubwishyu yego ariko ntaho itegeko riteganya kafungwa yego byumvikane ko isaha n'isaha dushaka kubona ibyo amatwi yacu atumvise n'iby'amaso atabona noneho umushinjacyaha abaza Yongwe aramaze ati Yongwe uyu mudamu se wo muri Canada warayamusubije aya mafaranga kuko Yongwe yavugaga ko umudamu muri Canada yamuhaye $2,300,000 yamubwiraga yuko ngo hari ibirozi bitabye Burundi ko Yongwe agomba kurira indege akazajya kubitabururayo umudamu rero amwohereza ayo mafaranga kugira ngo azurire indege ajye Burundi ajye gutabururayo bya birozi hari mu gihe kigoye icyo gihe imipaka y'u Rwanda n'u Burundi ntabwo yari imeze neza atari muri iki gihe ntabwo ari muri iki gihe ni muri cya gihe cyatambutse ikirere cyo gifunguye gusa yego Yongwe rero ngaramubwira ati jewe umugore avuga ati ko imipaka y'u Rwanda n'u Burundi sifunze uzagenda gute Yongwe aravuga ati indege ziragenda ati uzagenda ubishobora ati genda umushumba nta kibazo mfite genda umushumba azagera so birangiye rero ubwo umudamu amaze kuyohereza Yongwe ngo ntiyigeze ajyayo umudamu aravuga ati kutagiye rero nyohereza ya mafaranga yagiye asubize Yongwe yaranavuze ati yageze nahambwa ngo nimusubize byibuza miliyoni ngo ayandi yose ngo nyigumanire umushinjacyaha aramubaza ngo none se warayamusubije atoya hari inyandiko mwagiranye se atoya ati none se kuvuga ko bamwe mufitanye inyandiko abo mudafitanye inyandiko ho byagenze bite ati niba narabasenge ntibumve ibyo senga bayampaye muri serivisi zo kubasengera niba umuntu ambwiye ngo nimve i Kigali njye kumusengera cyangwa muri murye cyangwa njye n'ahandi fata urugendo rutuma fata hoteli imodoka nsize umugore nsize abana nsize n'akazi kanjye ati yagomba kumpa icyo bita insimbura mu byizi none se muri iyo simbura mu byizi wakoze akazi urakuzuza kugira ngo none insimbura mu byizi yemerwe so ni muri ubwo buryo rero ahandi bati na aka video ko mu itorero ryo muri Fosweya kwa Bishop Dr Masengo Kimironko yabwirijemo ufite urashaka umugabo zanituro urashaka ikibanza zanituro urashaka visa zanituro urashaka permis zanituro urashaka inzu zanituro ibyo nabyo ni bimwe mu byagaragajwe hagaragazwa ubushinjacyaha bumuregana none video yatambutse kuri Baraka TV aho ngo yavuze ko ngo hari abagore 17 yasengeye hanyuma ngo barabuze urubyaro baza kubyara abana bose uko ari 17 babagore ngo baza kwita abana babo izina ryitwa Yongwe wabyumvise kandi abo nabo ngo batanze ituro batanze ituro rya idigiri mini dig ni none akubohoka ni none nanone bavuga yuko ngo yakoze ikiganiro kivuga ngo niba uri umukobwa umusore akaba yarakubenze nka miri zana ituro mpamagara icyo gisore cyanze kukurongora iyo mvugo nayo yagaragajwe mu bushinjacyaha ibyo nabyo byaje mu cyaha mu byaha hanyuma hazamo Yongwe nawe aravuga ati nyakubahwa presidente wiburanisha w'inteko iburanisha ko nafashwe ku itariki ya mbere z'ukwa 10 ngafungwa ko nasenze Imana afungiye hano muri Ribu Kimironko Imana irinde kujya imageragera ikanjyanayo ati ubu koko abona sengeye kutizera kwabo mbizire ko nanjye nabwiye Imana ngo ninjyana imageragera ikanjyanayo ngayo nguko numva bitari byoroshye hagati rero icyo twifuza nuko Imana ireba kure na hafi irengera Apotre Yongwe kandi muri ibyo tuvuga n'ibyo dukora byose Imana niyibizi kuruta uko twebwe twabimenye ariko icyo twifuza nuko Imana yamurengera ubutabera akazabubona kububona bwazabubona kandi ikindi yashimiye RCS avuga kabayeho neza ryama neza kumutekano wiwe urinzwe neza yashimiye rwose urwego rwa RCS kandi yaribwe yakwibwa Bibiliya rega urumva Bibiliya nyine nawe arashinzwa ubwambuzi bushukana urumva noneho nawe bamwambuye Bibiliya urumva yaribye naribwa urumva rero muri ibyo byose nuko byagenze rero miri unyemere twasoza ikiganiro nubwo ari wowe ukiyoye hanyuma abo ku Ikaze TV Rwanda abo kuri BigTown TV abo kuri DC TV Rwanda mwese Mikayimana TV show mwese mubone show
amahoro y'Imana bane nawe Murakoze cyane. mwese mubone ubutabera bwo kureba views, mwese mubone views kandi mukore subscribe, like na comment byanyu turabashimira.